twige ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro twiga ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Muraho neza abanyeshuri bo mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Ngiye kubabera umwarimu maze mbafashe gukomeza kwiga ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu. Buri munsi tuzajya dukora imyitozo inyuranye yo kwiga gusoma no kwandika ikinyarwanda. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Tuzagira inyigisho zishimishije muri iyi gahunda yo kwiga gusoma no kwandika ikinyarwanda muri iwanyu mu rugo. Muriteguye? Uyu ni umunsi wa mbere w'amasomo yacu anyura kuri radio. Tugiye gusubiramo ibihekane mwize mu gihembwe cya mbere. Uyu munsi turasubiramo igihekane tsa. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane tsa n'amagambo arimo igihekane tsa. Mbere yuko dutangira, nimurebe niba mufite ikaramu, ikayi cyangwa urupapuro muza gukoresha muri iri somo. Ni byiza cyane. Noneho mureke dutangire. Uyu munsi turiga igihekane tsa. Ese muribuka ko ku ishuri umwarimu wanyu yabigishije icyo gihekane tsa? Ese mwibuka ko igihekane kiba kigizwe n'inyuguti 2 cyangwa 3 zandikwa zifatanye kandi zigatanga ijwi rimwe? Uyu munsi turiga igihekane tsa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane tsa? Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabyibutse. Igihekane tsa kigizwe n'inyuguti 2 arizo ta na sa. Igihekane tsa. Musubiremo. Tsa. Twongere dusubiremo. Tsa. Nanone dusubiremo. Tsa. Murakoze cyane bana. Ubu noneho tugiye kuririmba indirimbo idufasha kwibuka neza igihekane tsa. Mutega amatwi. Nzi kuvuga neza ijwi tsa. 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 Twese tuvuge neza ijwi tsa. 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 Nawe vuga neza ijwi tsa. 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 Abana, aka karirimbo muragakunze? Murashaka ko nkabigisha? Ndagenda ndirimba umurongo umwe umwe muwusubiremo. Muriteguye se dutangire? Reka dutangire. Nzi kuvuga neza ijwi tsa. 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 Ngaho subiramo nanjye ngufashe ndirimba mu kajwi gato. Nzi kuvuga neza ijwi tsa. 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 Twese tuvuge neza ijwi tsa. 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 Subiramo. Twese tuvuge neza ijwi tsa. 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 Nawe vuga neza ijwi tsa. 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 Subiramo. Nawe vuga neza ijwi tsa. 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 Murakoze cyane abana. Noneho mureke tugendere hamwe. Muriteguye dutangire? Nzi kuvuga neza ijwi tsa. 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 Twese tuvuge neza ijwi tsa. 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 Nawe vuga neza
tsa tsa tsa. Murakoze cyane abana, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga ijambo ririmo igihekane tsa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere, umutsima. Turisubiremo, umutsima. Ngaho murisubiremo. Murakoze cyane. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane tsa ni matsiko. Ngaho musubiriremo hamwe nanjye, matsiko. Nanone musubiremo, matsiko. Ni byiza cyane. Noneho ni mwebwe mutahiwe gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo igihekane tsa, sibyo se? Ngaho buri wese nashaka amagambo 3 arimo igihekane tsa ayabwira umuntu begeranye. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane tsa ni gusetsa, umutsama, umutsindo, umusatsi, imitsi, gutsitsimura, indamutso, ibitotsi n'ayandi menshi. Turimo gukurikira amasomo y'Ikinyarwanda agenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2. Ubu noneho tugiye gukina agakino ko gutahura igihekane tsa. Ngiye kuvuga ijambo rimwe rimwe, ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo mvuze ririmo igihekane tsa, murarebesha ibikumwe byanyu hejuru. Ariko nimwumva ijambo mvuze ritarimo igihekane tsa, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire? Ijambo rya mbere ni agatsinsino. Reka nongere nsubiremo, agatsinsino. Ngaho nimuhitemo kurebesha ibikumwe byanyu hasi cyangwa hejuru. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru se cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo agatsinsino? Nizere ko mwese mwabirebesheje hejuru. Nibyo koko, mu ijambo agatsinsino harimo igihekane tsa. Ni byiza cyane. Reka twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni umuganga. Reka ndisubiremo, umuganga. Ngaho nimuhitemo kurebesha ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mubirebeshe hasi nyuma yo kumva ijambo umuganga. Ibikumwe byanyu birareba hasi mwese. Nizere ko ibikumwe mwabirebesheje hasi kuko ijambo umuganga nta gihekane tsa cyumvikanamo. Ni byiza cyane. Ijambo rya nyuma ni kamanutsi. Reka nsubiremo, kamanutsi. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze, nibyo. Kubera ko mu ijambo kamanutsi harumvikanamo igihekane tsa. Ababikoze neza mwese nimwihe amashyi. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane tsa. Mbere yo kwandika,
Ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa se ugakoresha agakayi kawe. Mbahaye akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Murakoze cyane. Ngaho nimwiyegereze ibikoresho byanyu byo kwandika, hanyuma dutangire. Noneho nimureke twandike igihekane tsa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane tsa? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu muri kumwe cyangwa zivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndizera ko mwese inyuguti zigize icyo gihekane mwazibutse. Igihekane tsa kigizwe n'inyuguti ebyiri arizo ta na sa. Ndasubiramo, ta na sa. Twige Ikinyarwanda. Mwibuke ko mu kwandika iki gihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike ta, hanyuma dukurikizeho sa, zombi zegeranye mbese zifatanye. Twige Ikinyarwanda. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa 2, wareba uko igihekane tsa cyandikwa ku ipaji ya 14 n'iya 15. Mugerageze kwandika icyo gihekane tsa inshuro nyinshi mushoboye. Mu gihe murimo mucyandika, reka mbashyiremo akaririmbo kabashimishe. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Babyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Yemwe bana mukurikiye iri somo kuri radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane tsa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze isomo ryacu. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane tsa. Nzajya mvuga ijambo, ndisubiramo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mubone gutangira kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni umusatsi. Reka nsubiremo. Umusatsi. Umusatsi. Ngaho nimwandike iryo jambo. Ijambo rya kabiri ni umutsama. Reka nsubiremo. Umutsama. Umutsama. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Ku bafite ibitabo by'abanyeshuri byo mu mwaka wa 2, mwareba ku rupapuro rwa 14 na 15 ko mwabikoze neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba koko wabikoze neza, hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane uburyo mwakoze uyu mwitozo. Ngaho nimwihe amashyi. Byanshimishije cyane uyu munsi kwigira hamwe namwe, kuvuga no kwandika igihekane tsa. Mwabyishimiye namwe? Ngaho rero mukomeze mutekereze andi magambo ari mu ijwi tsa. Amagambo muza kubona muyandike. Murahimba kandi interuro mwifashishije amagambo yumvikanamo igihekane tsa. Amagambo n'interuro mubona muze kubyereka ababyeyi banyu cyangwa abantu mubana bandi, maze babarebere ko mwabikoze neza. Mushobora kuza kwifashisha igitabo cyanyu
mu gukomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo arimo igihekane tsa. Mwibuke ko ejo tuzakomereza ku rindi somo ku isaha nk'iyi. Ntihazagire rero n'umwe ubura. Sibyo banyeshuri beza? Ubwo rero ejo buri wese azaba afite ikaramu n'aho kwandika. Buri wese kandi ejo azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya amufasha. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Abana, nimumfashe dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.